RGB rwasohoye itangazo rugira ruti Kigali tariki kuwa 10 Gicurasi 2025 urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeria ihuriweho n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga, bikaba bihabanye n'ibikorwa ndetse n'intego y'izi ministeria nkuko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu cyandiko. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwambura icyangombwa cyiyandikwa cyangwa se cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe ndetse no gukurikiza ibiteganwa n'itegeko n'amabwiriza bigenga iyi miryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano ndetse no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Ayo nguko ni ritangazo n'urundi rwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamaze kuba rushyira ahagaragara. Grace Room rero ikaba yambuye uburenganzira. Hari byagiye bivugwa byinshi cyane, ariko reka mbabwira aka kantu. Abibuka neza muze kwibuka igihe uwitwa Pastor Julienne Kabanda yajyaga kubatiza abantu bose babatijwe muri piscine. Kugeza uyu munsi wa none bose ubuzima bwabo amakuru ahari abenshi muri bo nuko butifashe neza. Nimba mureba iyi video murabona abantu barambaraye, ubundi busanzwe nta n'ubwa mbere n'ahantu bibaho, nta hantu byigeze biba kubona abantu bajya muri Jordan bagiye, ubwo tuvuze Jordan kubera ko abantu babatiriza muri piscine ni Jordan. Nta hantu byigeze bigaragara ko bajya kubatiza abantu bakavamo bameze nabi kandi bagiyemo ari bazima. Mu bigaragara rero ko bikomeza kuvugwa, iyi Grace Room bivugwa ko aba bantu babatambagamo igitambo kikuzimu. Ubwo iyo video abari kuyireba murabona abo bantu bose barambaraye hasi, nabo bivugwa yuko nabari bamaze kubatizwa muri ya Jordan. None abantu murabona byari bimeze biti? Ibi rero byose bigahuzwa no kuba hari amakuru avuga ko umuntu wese wabatirijwe kwa Pastor Julienne Kabanda, amakuru avugwa ngo yaba yaratanzwemo igitambo. Ntago ibyo wenda ari byo RGB yashingiyeho imwambura icyangombwa cy'ubuzima gatozi cyangwa se gukora, ariko igihari kimwe mu bikomeza kugenda bigarukwaho nuko uyu mugore bivugwa ko hari muri Grace Room ibintu bitari byifashe neza, ndetse benshi bari batangiye kugenda batinya bavuga ati ibi bintu wa mugane bishobora kuba bifite aho ubihuriye n'imikorere ya Satani kuba byizera. Abandi bati oya, ubwo nuko byunguko byakabaye bigenda. Ariko igitangaje ni ukubona umuntu abatizwa akavanwa mu mazi ataka cyane agonga. Icyo kintu sinzi nimba muri kucyumva. Ibyo byose rero ni ibikorwa twavuga yuko biri kushimangira ibivugwa muri Grace Room n'ubundi muri rusange. Ubu tuvugana ntago muzongera kuyibona kuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwamaze kuba ruyihagarika n'ubundi ku mpamvu zitandukanye. Ngira ngo muraza kumva byinshi bivugwa, ariko igihari nuko yamaze n'ubundi kuba ihagarikwa muri rusange Grace Room Ministries. Nkuko mugira mu minsi yashize byari byanagiye bigarukwaho kubirebana n'iyi Grace Room Ministries. Bamwe bavuga bati mfite ukwikorana
n'imyuka itari myiza, ariko ubwo ni ubusesenguzi ndetse na opinion z'abantu ku giti cyabo. Ariko ngira ngo iyi video ni video twavuga yuko hari icyo isobanura, mu birebana n'ibintu byaberaga hariya muri Grace Room Ministries, ndetse bivuga ko abagiyeyo bakabatezwa. Iyi yari imwe mu zikunzwe cyane muri iki gihugu kubera ko banakoresheje ibitaramo muri BK Arena, haruzura, hamaze kuzura, hari n'abatarabonye uko binjira. Ibyo byose rero ni bigaragaza ko yari ikunzwe, yababaje benshi nibyo, ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko hari ibindi bivugwa ku ruhande birebana n'iyi Grace Room Ministries. So icyo yazize rero no kuvuga ngo icyo yazize nk'uko bikubiye n'undi muri iri tangazo RGB yamaze kuba isohora, bavuze ko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rusaba ko ibikorwa byose bijyanye n'intego z'abantu baba bahawe ubuzima gatozi bigenzurwa ku birebana n'intego nyamukuru iba yagaragaje mu gihe bari kubandika. Iyo bakoze ibikorwa rero binyuranyije n'ibyo banditse basaba ubwo buzima gatozi, bahita bahagarikwa. Urwego kandi rwibukije n'ubundi ni ukuvuga ngo imiryango yose ishingiye ku myemerere